Ndagusuje inshuti mukundwa, amahoro ya Kristo abe muri wowe. Dukomeje kwiga igitabo ubutumwa ku basore, tugeze ku cyigisho cy'127, ibikino biteza abasore akaga. Kwifuza gusamara n'ibikino by'ibinezeza ni ikigeragezo n'umutego ku bwoko bw'Imana, ariko by'umwihariko ku basore. Satani ahora ategura ibireshya bigamije guteshura intekerezo ku murimo ukomeye wo kwitegura ibigiye kubaho mu gihe kiri imbere. Satani abinyujije mu bantu batwawe n'iby'isi, akomeza kuzana ibitera gutwarwa no gusamara kugira ngo atere abadashishoza kwifatanya n'abandi mu binezeza by'isi. Habaho amamurikagurisha, inyigisho zitandukanye ndetse n'ibirangaza by'amoko atabarika bigambiriye gutera abantu gukunda isi, kandi binyuze muri uku kwifatanya n'isi usanga ukwizera kugira intege nke. Satani ni umukozi utajya atezuka, ni umwanzi gica kandi afite amayeri menshi. Igihe cyose ijambo ritarangwamo gushishoza rivuzwe, haba mu gushyeshya cyangwa mu gutera urubyiruko gufata ko ibyaha bimwe atari ibyo kwanga urunuka, Satani aboneraho urwaho maze akavomerera imbuto mbi kugira ngo ishinge imizi kandi yere umusaruro mwinshi cyane. Mu busobanuro bwose bw'ijambo rivuzwe usanga Satani ari umushukanyi kandi afite imbaraga ikurura mu buhanga bwinshi. Afite inshundura nyinshi ziboshywe neza kandi zigaragara ko nta kibazo ziteye, nyamara zarateguranywe ubuhanga kugira ngo zifate abasore n'abatagira icyo bitaho. Umutima wa kamere uhengamira mu binezeza no kwishimisha. Satani afite umurongo ngenderwaho yihaye wo kuzuza intekerezo z'abantu kwifuza kwidagadura no kwishimisha by'ab'isi kugira ngo umuntu abure igihe cyo kwibaza iki kibazo ngo mbese ubugingo bwanjye bumeze bute? Igihe kibi cy'amakuba. Turiho mu gihe kibi cy'amakuba ku basore. Umwuka uganje mu muryango mugari w'abantu ntukingurira amarembo kwemerera abasore gukurikira ibya kamere imitima yabo irarikira. Igihe abana bari abanyamico mibi, usanga ababyeyi bishuka bavuga ko abo bana nibamara gukura kandi bamaze kumenya kwitekerereza bazareka iyo mico mibi yabo maze bagahinduka abagabo n'abagore b'ingirakamaro. Mbega kwibeshya! Bamara imyaka myinshi bemerera umwanzi kubiba mu busitani bw'umutima kandi agatuma amahame mabi ngenderwaho akura kandi agakomera. Bigasa naho batatahura akaga kihishe ndetse n'iherezo riteye ubwoba ry'inzira ibagarira ko ari inzira y'umunezero. Akenshi umuhati wose ukoreshwa kuri abo basore, hanyuma ntacyo uzabageraho. Urugero rukwiriye rw'ubutungane ruri ku rwego rwo hasi mu bavuga ko ari abakristo muri rusange, kandi rero bikomereye abasore gutsinda imbaraga ziganisha mu by'isi, usanga zishimangirwa na benshi mu bagize itorero. Benshi mu bavuga ko ari abakristo, nubwo bavuga ko bariho ku bwa Kristo, mu by'ukuri babaho bakurikije urugero rw'isi. Ntabwo basobanukiwe no kwera no gukomera kw'iby'ijuru, bityo mu by'ukuri ntibashobora kubikunda. Benshi bavuga ko ari abakristo kubera ko ubukristo bufatwa nko kubahwa. Ntabwo basobanukiwe ko ubukristo nyakuri busobanuye kwikorera umusaraba, kandi imyizerere yabo ifite imbaraga nke ku birebana no kujya mu binezeza by'isi. Bamwe bashobora kwinjira mu cyumba cy'urubyiniro maze bakifatanya n'abandi mu bikino n'ibinezeza by'isi, kandi ijisho rigenzura cyane ntiryashobora kugira itandukaniro ribona hagati yabo bavuga ko ari abakristo n'abatizera. Ukurikije uko umuryango mugari w'abantu umeze muri iki gihe, ntabwo byoroheye ababyeyi gukumira abana babo ndetse no kubigisha nk'uko itegeko rya Bibiliya ryerekeye ibitunganye rivuga. Akenshi abana ntibihanganira kugira ibyo babuzwa, bityo bakifuza kwikururira inzira zabo ubwabo, bityo bagahagurukira bakagenda kandi bakagaruka uko bishakiye.
ariko by'umwihariko uhereye mu kigero cy'imyaka 10 kugeza kuri 18 usanga bumva ko nta kibi kiri mu kujya mu biterane by'ab'isi byakozwe n'abasore bagenzi babo. Ariko ababyeyi b'abakristu bafite ubunararibonye bo bashobora kubibonamo akaga. Aba babyeyi baba bazi imico yihariye y'abana babo kandi baba bazi ingaruka bene ibyo bintu byagira ku ntekerezo z'abana babo. Bityo kubwo kubifuriza agakiza, ababyeyi bakwiriye kubabuza kujya muri ibyo bikino byo gusamara. Iyo abana bihitiyemo ubwabo kuva mu binezeza by'isi maze bagahinduka abigishwa ba Kristo, mbega umutwaro uremereye uba ukuwe ku mutima w'ababyeyi babo bashobora kandi babakunda. Nyamara n'iyo bibaye bityo, umurimo w'ababyeyi ntugomba guhagarara. Urwo rubyiruko ruba rwatangiye urugamba rwo kurwanya icyaha rumaramaje ndetse no kurwanya ibibi byo mu mutima wa kamere. Bityo baba bagikeneye inama no kwitabwaho n'ababyeyi babo mu buryo bw'umwihariko. Igihe cyo kugeragezwa kiri imbere y'abasore. Abasore bubahiriza isabato biyeguriye gutwarwa n'iby'isi bazapimwa ku gipimo kandi bageragezwe. Akaga ko mu minsi ya nyuma karatwegereje, kandi imbere y'abasore hari ikigeragezo benshi batigeze bitega. Bazagera mu bibakurura umutima, kandi ukwizera kwabo kuzageragezwa ngo kugaragare ko ari uk'ukuri. Bavuga ko bategereje umwana w'umuntu, nyamara bamwe muri bo babaye icyitegererezo giteye agahinda ku batizera. Ntibagiye bagira ubushake bwo kwereka ndetse no kureka iby'isi, ahubwo bagiye bifatanya n'isi mu kwitabira gahunda zo gusohoka za picnic ndetse n'abandi bahurira bagamije kwishimisha, bakishyonyagiza bavuga ko bagiye mu binezeza bizira amakemwa. Nyamara uko gusayisha niko kubatandukanya n'Imana maze kukagira abana ab'isi. Bamwe bahora bishingikirije ku isi. Ibitekerezo byabo by'amarangamutima yabo bihuza cyane rwose n'umwuka w'isi kuruta uko bihuza n'umwuka w'abayoboke ba Kristo biyanga. Ubusanzwe igitunganye kuri bo ni uko bakwihitiramo kugendana n'abarangwa n'umwuka uzahuza neza n'umwuka wabo. Kandi abantu nk'abo bateza impinduka zikomeye cyane ku bwoko bw'Imana. Bifatanya nabo kandi baraziranye. Nyamara abo bantu ni inyandiko isomwa n'abatizera ndetse n'abajyantege nke n'abatejejwe bo mu itorero. Muri iki gihe cyo gutunganywa, abavuga ko ari abayoboke ba Kristo bazahindurwa rwose kandi bereshwe kumvira ukuri. Nibitaba bityo, bazasigara mu isi kugira ngo bafatanye n'ab'isi guhabwa ingororano yabo. Imana ntibara ko abashaka ibinezeza ari abayoboke bayo. Abiyanga bonyine kandi barangwa n'imibereho yo kwirinda, kwicisha bugufi n'ubutungane, abo ni bo bayoboke nyakuri ba Kristo Yesu. Kandi bene abo ntibashobora kunezezwa n'ibiganiro by'ubupfapfa biranga abakunda iby'isi. Kwitandukanya n'isi. Abayoboke nyakuri ba Kristo bazagira kwitanga. Bazirinda ahantu haranga ibikino n'ibinezeza by'isi kubera ko bene aho hantu nta Yesu bahasanga. Nta mbaraga izateza intekerezo zabo kurangamira ijuru kandi ikabongerera gukurikira mu buntu iharangwa. Kumvira ijambo ry'Imana bizabayobora kuva mu byo bakunda kandi bitandukanye nabyo. Umukiza yaravuze ati, muzabamenyera ku mbuto zabo. Matayo 7:20. Abayoboke nyakuri ba Kristo bose bera imbuto ku bw'icyubahiro cye. Imibereho yabo ihamya ko hari umurimo mwiza w'umwuka w'Imana yakoreye muri bo, kandi imbuto zabo zikaba izo kwera.
imibereho yabo yarazamuwe ijyanwa ku rugero rwo hejuru kandi iratunganye. Ibikorwa bitunganye ni imbuto zidashidikanywaho zo kubaha Imana k'ukuri, kandi abatera imbuto z'ubu bwoko bagaragaza ko batamenye neza iby'Imana. Ntabwo bari mu muzabibu. Yesu yaravuze ati, mugume muri njye nanjye ngume muri mwe, nk'uko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye ku muzabibu, niko namwe mutibashisha nimutaguma muri njye. Ni njye muzabibu, namwe muri abashami. Uguma muri njye nanjye nkaguma muri we, uwo ni we wera imbuto nyinshi, kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Yohana igice cya 15 umurongo wa 4 ndetse n'uwa 5. Abaramya Imana nyakuri bagomba kuzibukira icyitwa ikigirwamana cyose. Yesu yabwiye umwigishamategeko ati, ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose, ubu n'ubugingo bwawe bwose, n'ubwenge bwawe bwose. Iryo ni ryo tegeko rikomeye rya mbere. Matayo 22 umurongo wa 37 ndetse n'uwa 38. Amategeko anabanza niyo mategeko 10 ategeka umuntu gukunda Imana. Nta na kimwe tugomba kwishimira cyahwana n'uko twishimira Imana. Ntabwo dushobora gutera imbere mu mibereho ya gikristo tutazibukira ikintu icyo ari cyo cyose kidutandukanya n'Imana. Kristo we mutwe w'itorero, we watoranije ubwoko bwe abukuye mu b'isi, abusaba kwitandukanya n'isi. Kubwo kwiyegereza abayoboke be, ashaka ko umwuka wo mu mategeko ye wabatandukanya n'iby'isi. Gukunda Imana no kubahiriza amategeko yayo bihabanye byihabya no gukunda ibinezeza by'isi n'ubushuti bwayo. Nta bwumvikane buri hagati ya Kristo na Satani. Amasezerano yahawe abasore. Abasore bakurikira Yesu Kristo bafite urugamba ruri imbere yabo, bafite umusaraba bagomba kwikorera buri munsi basohoka mu isi kandi bigana imibereho ya Kristo. Ariko hariho amasezerano menshi y'agahebuzo yanditswe ateganyirijwe abashaka umukiza hakiri kare. Bwenge arararika abana b'abantu ababwira ati, nkunda abankunda kandi bakanshakana umwete bazambona. Imigani igice cya 8 umurongo wa 17. Nuko mukenyere mu mitima yanyu, mwirinde ibisindisha kandi mwiringire impano y'ubuntu muzazanirwa ubwo Yesu Kristo azahishurwa. Mube nk'abana bumvira, ntimwishushanye n'irari mwagiraga kera mukiri injiji, ahubwo nk'uko uwabahamagaye ari uwera, aba ariko namwe muba abera mu ngeso zanyu zose. Urwa mbere rwa Petero igice cya 1 umurongo wa 13 kugeza ku wa 15. Kuko ubuntu bw'Imana bubazanira abantu bose agakiza bwabonetse, butwigisha kureka kutubaha Imana n'irari ry'iby'isi, bukatwigisha kujya twirinda dukiranuka, twubaha Imana mu gihe cya none dutegereje ibyiringiro by'umugisha, ari byo kuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo, ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza watwitangiye kugira ngo aducungure mu bugome bwose, kandi yuhagira abantu kugira ngo babe ubwoko bwe bwite bugira ishyaka ry'imirimo myiza. Tito igice cya 2 umurongo wa 11 kugeza ku wa 14. Ubuntu n'amahoro ya Kristo bikomeze kuba muri wowe none n'iteka ryose. Amen.